nongeye kubasuhuza inshuti zanjye kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi muri Bibiliya yera mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 8:32 haragira hati muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Uyu murongo utwibutsa ko umwijima n'urujijo bishira iyo amakuru y'ukuri n'amateka bidahishwe bishyizwe ahagaragara. Iyo wumvise ijambo Satani cyangwa idini rya Satani mu mutwe wawe hazamo iki? Abantu benshi batekereza abambaye amakanzu y'umukara, imihango y'ibanga ikorerwa mu mwijima n'abantu babi ndetse bagerageza gusenya isi. Ibi bituruka cyane ku mafilimi n'inkuru z'ubwoba twari dusanzwe twumva. Ariko se iyo ufunguye inzandiko z'amateka ugasesengura, ni iki mu buryo bw'ukuri? Se abayoboke bayo basenga Satani nk'umwuka cyangwa hari ikindi cyihishe inyuma y'iri zina? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka nyayo, imyizerere n'ibimenyetso twinjira mu mizi ya nyayo. Igice cya mbere turavuga ku mashami abiri ya Satanism. Kugira ngo usobanukirwe idini rya Satani, ugomba kumenya ko rigabanyijemo ibice bibiri bikomeye kandi bitandukanye kure. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere nicyo gice kinini kandi kizwi mu mateka y'iki gihe, cyatangiye mu mwaka w'1966 mu mujyi wa San Francisco muri Amerika, gishinzwe n'umugabo witwa Anthony LaVey, ari nawe wanditse igitabo cyitwa The Satanic Bible. Igitangaje ni iki? Abantu batemera ko Imana cyangwa Satani babaho mu buryo bw'umwuka, kuri bo izina Satani ntirivuga inyamaswa runaka, ahubwo ni ikimenyetso cyo kwigomeka ku madini gakondo, kwisanzura, kwikunda no gukurikira kamere muntu. Bemeza ko buri muntu ari we mana y'ubuzima bwe. Igice cya kabiri, Theistic Satanism, ni abangaba bo basenga Satani mu buryo bw'umwuka. Ababo ni bake cyane mu mateka, bo bemera rwose ko Satani abaho nk'ikirenga cyangwa imana y'ikuzimu, kandi bakamuza cyangwa bakamubaza imbaraga z'ibitangaza n'amashitani. Reka turebere hamwe ibimenyetso bine by'ingenzi byerekana idini rya Satani n'aho byaturutse mu buryo bw'ukuri. Igice cya mbere, igitwe cy'ihene cya Baphomet, Sigil of Baphomet. Nicyo kimenyetso gikuru cy'idini ya Satani, hamwe n'inyenyeri ifite amahembe 5 areba hasi, irimo igishushanyo cy'ihene. Inkomoko yacyo yaturutse ku mushushanyi w'umufaransa witwa Eliphas Levis mu kinyejana cya 19. Muri Satanism kigereranywa n'ubwibone bw'umuntu y'inyamaswa no guhakana amategeko y'umwuka wa gikristo. Ikimenyetso cya kabiri ni umusaraba wa Lewiyatani. Iki kimenyetso cyitwa kandi Brimstone Cross, ikigizwe n'umusaraba ucuritse ndetse n'ikimenyetso cy'izuba hasi. Amateka yacyo atwereka ko kitakozwe ari icya gishitani, ahubwo cyari ikimenyetso cy'ubugenge bwa kera kigereranya amazuku cyangwa sarufa. Kubera ko amazuku n'umuriro bikunzwe guhuzwa n'ikuzimu mu byanditswe byera, Anthony LaVey yagishyize mu gitabo cya Satanic Bible mu mwaka w'1969 nk'ikimenyetso cy'ubwibone n'ubwisanzure bw'umuntu, aho bawukoreshaga berekana ko umuntu yari we mpamvu n'ukuri k'ubuzima bwe. Muri Yesaya ibice 27:1 havuga ko uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani ya nzoka yihuta na Lewiyatani ya nzoka yihotagura, abihanisha inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica cya kiyoka cyo mu nyanja. Ni ukuvuga ko rero ahangaha Lewiyatani n'ubundi
nk'uko tumaze kubona umusaraba wa Lewiyatani, nta gushidikanya ko byanze bikunze iki kimenyetso ni icya Satanic. Ikimenyetso cya gatatu ni umusaraba nanone ucuritse, bawita inverted cross. Abantu benshi bawubona mu ndirimbo z'injyana ya rock cyangwa horror movies. Mu mateka ya Gikristo, uyu wari umusaraba wa mutagatifu Petero yamanitsweho ngo uko yumvaga adakwiriye gupfa nka Yesu, ariko muri Satanism bawuhinduye ikimenyetso cyo kwanga no guhindura inyigisho za Gikristo. Bawukoresha berekana ko bahakanye umusaraba wa Kristo, ariko abasatanisite bo bahise bawukoresha nk'ikimenyetso cyo guhakana inyigisho cyangwa se ko umusaraba wa Kristo ubaho. Ikimenyetso cya kane ni nimero 666. Iyi nimero ikunze gukoreshwa n'abayoboke ba Satanism cyangwa abahanzi bititiranywa nayo nk'ikimenyetso cy'inyamaswa y'ibyahishuwe muri Bibiliya. Bayikoresha nk'uburyo bwo kwerekana ubwigomeke ku mategeko y'iyobokamana gakondo. Mu ncamake, ubushakashatsi butwereka ko Satanism ishingiye cyane ku bitekerezo by'abantu bikunda kwigomeka ku madini ya Gikristo n'imikoreshereze y'ibimenyetso bigamije guhura n'indangagaciro z'isi n'umubiri. Nk'uko twabibonye, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Twizera ko amakuru n'amateka twasuzumye uyu munsi akubatura mu rujijo cyangwa mu makuru atari yo wasangaga kuri internet. Mu kiganiro gitaha tuzaza tuganire ku muryango bita Freemasonry, nayo tuyisesengure mu mizi. Kora like, share, usharinga iyi video kandi ntibagirwe gukora subscribe. Bye bye.